kwera yera indibu. Ndagira ngo nkubwire wowe muntu nyumva, icyo Imana yagukoreye hari icyo ushinja Imana. Izi ijana bihuriye hehe? Ati mugende mumufate mumuzanire. Baramufata, amuhapo abasirikare ngo baramuboha, bamuta muri gereza, baramubwira ngo uzavamo ari uko uyazanye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Niba utameze neza reka nkubwire ngo Imana y'amahoro ishobora byose, igakora byose, ibasha kudukiza, ibasha ndetse no guzura imibiri yacu, ngo naho yaba yarapfuye izongere tuzure. Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora, abantu mudukunda mucecetse, Imana y'amahoro ibishimire cyane kandi bahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Niba utameze neza reka twizere ko uri buze komera neza, niba urwaye reka twizere ko uri buze gukira, niba hari ibibazo bigiye bitandukanye ugiye ufite hirya no hino, izera Imana ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo twebwe abana b'abantu tubasha gutekereza, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo ziri, nk'uko imigambi yayo ihora iteka iri ku mwana w'umuntu, kandi ngo izamukiza, izamuzura, izamujyana mu ijuru, izamutetesha. Reka ntabarambiye rero twakire Revera abashe kutuganiriza uyu munsi wa none. Ese mwakeka ngo atuzaniye iki? Arabizi nk'uko mu mutima we bimeze, Imana yamuhaye kugira ngo aze atuganirize. Reka mwakire rero abasuhuze, abatamuzi yongera biyibutse, maze asenga Imana. Dukomeze. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Muraho neza mushu. Muraho cyane. Twongeye kubashimira umwanya mwiza tubonye no kurarika kwanyu. Mbere ya byose reka tubanze dusenge. Uwo muganira ni Habiyambere Gerard, umushumba nk'uko mumenyereye kuri Izabisohoza TV, radio, televiziyo, ibiki byose, aho hose Imana yaduciriye inzira kugira ngo tugende tuyivuga, kandi ikeneye ko tuyivuga mu gihe nk'iki ngiki. Reka rero tubanze dusenge, tuyishimira kandi tuyisaba ngo ituyobore muri iki kiganiro, ntihabe twebwe, habe Imana nyir'umurimo. Mana urakoze kubw'uyu mwanya mwiza, cyubahiro n'ikibi cyawe, no gushima no gushimagizwa ibyawe iteka ryose. Abantu benshi baduteze amatwi, abandi baduhanze amaso kugira ngo bumve ijambo ryawe. Wemere rero kurishorera, twebweho tuba igikoresho, kandi icyo abantu bakeneye n'icyo abantu bashaka twe ntitwakimenya, ariko mu ijambo ryawe ubwawe uzigikwiriye imitima y'abatwumva bose. Ngwino ubane natwe, ngwino tugirire neza, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko twabivuze, tunejejwe n'Imana mu mutima. Manuel aravuze ngo mbese mwiteguye kumva icyo umushumba tuzaniye, icyo yaduteganirije. Kirahari icyo nakuzaniye, icyo Imana yashyize mu mutima wanjye, icyo Imana yambaye kukubwira, kirakomeye. Kiravuga ngo igihombo wateje Imana. Igihombo wateje Imana, icya mbere ni ukukimenya, kumenya ko icyo gihombo wagiteje. Icya kabiri ni ukucyemera, ko icyo gihombo ucyemera ko wahombye koko. Icya gatatu ni ukwibaza ngo mbese icyo gihombo nahombye nzishyura nde? Kuko iyo umuntu yahombye iby'abandi arishyura.
kugira ngo ave mu gihombo. Wowe undeze amatwi rero, shaka kumva, tegereje kumva, ijambo niri ngo hari igihombo wateje. Icyo gihombo wagiteje Imana, ndetse nawe ubwawe kugiraho ingaruka, n'umuryango wawe na sosiyete, kubera ko icyo washakwagaho, inyungu wari utegerejweho, ntabwo wazibonye. Aho kuzana inyungu winjiza igihombo. Ariko ndagira ngo ngufashe mu ijambo ry'Imana, ariko nkwinginga ngo numara kubona ko no kwemera ko koko ufite igihombo, ndakugira n'inama uburyo icyo gihombo wakivamo, twifashishije ijambo ry'Imana. Yesaya ibice 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Reka turisome twumve icyo iryo jambo ritubwira. Riratubwira ngo, reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'Ubuyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari ngwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? None rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe, nsenye n'ingike yarwo runyukanyukwe. Mani tubabarire. Reka turebe n'ubundi ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 18 duhereye ku murongo wa 21, tubone kuganira tugeze 31. Wowe undeze amatwi, tujyane mu gusoma aya magambo. Matayo 18 umurongo wa 21. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja, mwene data nangirira nabi, nzamubabarire kangahe? Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati, singubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara, bamuzanira umwe muri bo yishyuza itarando inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira, aramwinginga ati, mwami, nyihanganira, nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka, asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata, aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi, aramwinginga ati, nyihanganira, nzakwishyura.
ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abo bagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye. Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Amen. Dusomye amagambo menshi, ariko mu ijambo rimwe nkuko nabikubwiye, ni igihombo wateje. Igihombo wateje. Wateje igihombo, wateje Imana igihombo. Ikibazo kikugarutseho kibaza ngo, mwana w'umuntu we, ni iki Imana itakoze ku bwawe? Ndirimbo mu gitabo cyo gushimisha Imana 152 iravuga ngo, ubwo itimanye umwana wayo n'ibindi byose ntiyabitwima. Imana yatanze umwana wayo, umwana wayo nawe aritanga. Shyitsa umutima mu nda utekereze neza. Imana kwigukunda, ikugaragariza urukundo igukunda, yatanze umwana wayo. Umwana wayo nawe aritanga. Reka nkubwire ibintu 7 umwana w'Imana yamanukanye mu isi, yazanye mu isi. Icyambere, yasize ubumana bwe. Mwanditsi w'urwandiko rw'Abafilipi aravuga ngo, yabonye ko guhwana n'Imana atari ibintu byo kugundirwa, yisiga ubusa, yambara kamero k'umuntu, aca bugufi. Yasize ubumana, yiyambura ubumana, agaciro k'ubumana, aba umuntu. Nicyo cya kabiri, yambara kamero k'umuntu, umuntu w'umunyantege, umuntu w'ibibazo, umuntu ubabara. Cya gatatu, aca bugufi, ari Imana, araganduka, aba umugaragu w'imbata, asabira abanzi be, yemera n'urupfu rwo ku musaraba. Yesu yamanukanye ibintu 7 kugira ngo agushyikire wowe nanjye. Imana rero ihagurukijwe no kukubaza no kukwereka igihombo wayiteje. Yarirahiye ngo izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Nta kimana itakoze ku bwawe. Imana yakugiriye neza ngo ugirire abandi neza nawe. Imana yarakugaburiye ngo ugaburire abandi nawe. Umva neza. Imana yarakwambitse ngo nawe wambike abandi. Imana yaguhaye kubyara, abandi baba ingumba, kugira ngo nawe niwicara ukibukiye neza usabire bagenzi bawe nabo babuze urubyaro nkawe, kandi ugire icyo ubafashisha. Imana yagukijije indwara kugira ngo ubone uko uzaza usura abandi barwayi.
nta kimana itakoze ku bwawe kugira ngo icyo yagukoreye nawe ugikorera abandi. Hari ikimana, hari inyungu Imana yari igutegerejemo. Imana ihagurutse umuhanuzi Yesaya gushinja Isirayeli na Yuda igihombo bateje, igihombo bateje Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesaya arahanura avuga ngo reka abishyira mu ndirimbo, ndirimbira umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi mwiza urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'uruzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakaho inzu y'amatafari ndende, acukura urwina, nuko yiringira ko ruzera izabibu ariko rwera indibu. Hari amagambo Bibiliya igivuga ugasanga ni Ikinyarwanda kijimije. Wakwibaza ngo mbese indibu ni iki? Wenda inzabibu yo irumvikana ko ari insina ishobora kugira umwero ikagira umusaruro, ariko mu cyimbo cyo kwera igitoki, reka nkoresha imvugo tumenyereye, cyiza yera indibu. Indibu ni igiti ki cyangwa ni insina ki? Ahantu hari amashyamba ya kimeza nko muri za Nyungwe n'ahandi, iyo uhageze uhabona indibu. Ni insina nini ishishe, yani igitoki kinini, ariko icyo gitoki iyo ukigezeho, icya mbere usanga insina ishishe, icya kabiri igitoki ari kinini, ariko izo ntete z'icyo gitoki hari gusanga byarahiye bitukuye bimeze nk'imineke yahiye, ukagira ngo ubwo nshonje ndahago ngeze ku gitoki gihiye ndarya imineke. Ariko wahanyura watonora mu cyimbo cyo gusanga ari umuneke mwiza, ugasanga harimo amabuye. Iyo rero niyo ndibu. Ni ukuvuga ngo icyizere Imana yari igufitiye, icyo Imana yagushakagaho, icyatumye ikugirira neza, yagiraga ngo uzere neza kandi imbuto nziza, ariko urubanza ruravutse ngo aho inzabibu aho kwera yera indibu. Ndagira ngo nkubwire wowe muntu nyumva, icyo Imana yagukoreye, hari icyo ushinja Imana? Ku murongo wa 4 haravuga ngo niki nari nkwiye gukorera uru ruzabibu rwanjye ntakoze, nirunshinje. Namwe bagabo b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu muba abagabo bo guhamya ibyo nshinjwa n'uru ruzabibu, niki ntarukoreye. Mwana w'umuntu, muvandimwe unyumva, wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we, wa musore we wifata nabi, niki Imana itagukoreye? Niki uyishinja? Ijambo ryavuze ngo shinga urubanza tuburane, shinga urubanza tuburane. Icyo wagombaga gukorerwa cyose Imana yarakigukoreye. Ku murongo wa 2 mu gice cya 5 haravuga ngo ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina irumbuka y'ubwoko bwiza cyane, arwubakaho inkike ndende y'amadafari,
acukura umwobo munini ari rwo rwina kugira ngo urwo ruzabibu rugire sekirite. Mu mvugo isobanutse ni wowe nanjye ubwirwa, ubazwa ngo niki Imana itagukoreye. Waratatse irumva, warababaye kumara umubabaro, wambaye ubusa irakwambika, wari ushonje irakugaburira. Inyiturano witura Imana ni iyihe? Wateje igihombo cy'igihe, Imana yagutanzeho umwanya. Igihe igihombo cy'imbaraga, Imana yagushyizeho imbaraga nyinshi. Igihombo cy'umutungo, Imana nta kitatanze, yatanze n'umutungo kugira ngo ube icyo ugomba kuba cyo kandi nawe uzayiture. Ariko mu cyimbo cyo kuyitura wateje igihombo. Byatumye Yesu aca umugani kuko twamaze kusoma hano mu gice cya 18 muri Matayo. Turacyari kuri rya jambo rivuga ngo igihombo nateje, igihombo wateje, igihombo twateje. Imana yagutanzeho igihe, Imana yagutanzeho imbaraga, Imana yagutanzeho n'umutungo. Reka twumve ikiganiro cya Petero na Yesu. Niba hari ibintu byagoye Petero ni ukubabarira. Ikintu cyitwa imbabazi kiravuna, ariko kubabarira no kubabara. Hari isengesho Yesu yigishijemo abigishwa be gusenga. Yesu arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka kibeho mu isi nguko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abayiturimo. Naho nashakaga uduharire imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abayiturimo. Mbese koko nibyo? Ntabwo iki kintu cyoroshye. Yesu abwira Petero, aramubwira ngo sinkubwiye kubabarira 7 ahubwo ubabarire 77. Ni umubare utabarika, ariko ugiye mu mibare isobanutse aravuga ngo ni inshuro 490 ku munsi. Ntabwo ari mu minsi. Mwene so nakubabarira uzamubabarira inshuro 77, ni inshuro 490 ku munsi ubabarira. Niba ari ikibazo kivunanye mu bantu b'iki gihe, icyo akora cyo, umuntu w'iki gihe yifuza kubabarirwa, ariko we ndi yifuze kubabarira. Uduharire imyenda nk'uko natwe tuyihariramo abayiturimo. Ese kuki ushaka kuharirwa ariko wowe ntuharire? Yesu abwira Petero ati byubajije birasa n'umuntu w'umukire watanze imari ye ku bantu. Hagira abakozi abahereza imari ye muri business ye, yamvuga igezweho muri company. Ariko company barayihombya. Yashyize abantu muri company abizeye ko bazamubyarira umusaruro, ariko company barayihombya. Ku murongo wa 24 turahabona audit.
haravuga ngo abanje kubara bamuzanira, abaje kubara bamuzanira umwe muri bo wishyuzwa itaranto inzovu. Odite rero ikora akazi kayo. Umwe muri bo, muri ba bakozi ba kampani, igihombo kiba kirabonetse, basanga yahombye itaranto inzovu. Reka mvuge muri ya mvugo yumvikana, iyo ni imvugo yakoreshwaga icyo gihe. Ubundi inzovu ni ibihumbi 10. Bisobanura rero ngo itaranto inzovu, ubwo reka tuvuge ngo ni $10 ibihumbi 10. Yahombeje kampani ya shebuja $10 ibihumbi 10. Audit biramufasha. Haravuga ngo kugira ngo uyu mwenda wishyurwe, ni ugufata abana, ni ugufata umugore n'ibyo atunze byose, kandi akanafungwa. Nagerageje kwidokimanta, ndavuga nti reka ndebe aya mafaranga. Izi taranto cyangwa aya $10 ibihumbi 10, ibihumbi 10 by'idolari, ngo byanganaga n'igihembo cy'imyaka 15 cy'uwo mukozi. Imyaka 15. Ubwo nuguha ngo ku kwezi yari amadolari 55 n'ibice 5, mu mezi 180. Kugira rero ngo icyo gihombo kivemo, yishyure ayo mafaranga, yagombaga kuyakorera imyaka 15. Ariko babona ntahazayakura, haboneka gufatira. Nugufatira abana n'umugore n'ibyo atunze, nawe aganafungwa. Ibintu biba birakomeye. Umva uko Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 26, umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganira, nzakwishyura byose. Haleluya. Nyihanganira, nzakwishyura byose. Shebuja agira impuhwe. Bibiliya iravuze ngo aramubabarira, aramureka, igifungo ntigikurwaho, aramuharira, abana n'abagore ntibaba bagitwawe, amuharira umwenda. Mbega. Shebuja aramubabarira, aramureka, aramuharira umwenda wose. Imana ishimwe cyane. Wowe unyumva aya magambo yumve neza. Urishyuzwa icyo Imana itakoze kuri wowe niki gituma uyihemukira? Yakugiriye neza, yarakubakiye, yarakwambitse, yewe nubwo utarubakira guha uburyo bwo kwishyura ubukode, ariko inyiturano yayo ni ukugirira n'aba bandi, ni ukwiyandarika, ni ugusenya urugo rwawe Imana yakubakiye kandi wasabye Imana iraruguha, none urimo urarusenyesha ubusambanyi n'isindwe, kuko nawe umaze kuba umugabo ugeze ahantu. Ibuka ko waraye utariye,
wagiraga ipantaro imwe, hari naho utagiraga ipantaro ahubwo ukagira ikabutura. Ishati wamesaga nijoro niyo wajyanaga mu nyigisho cyangwa wajyanagaho abandi, ariko ubu urakuranwa imyenda, garidorobe iruzuye. Ese iyo neza y'Imana urayibuka? Aramubabarira, aramureka, aramuharira umwenda wose. Uduharira imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abayiturimo. Ikibazo gikomeye, ngo asohotse hanze ahura n'umurimo idenariyo 100. Narabaza idenariyo imwe, ubundi bavuga ko idenariyo imwe yari umushahara wa nyakabyizi. Idenariyo imwe cyari igihembo cy'umunsi umwe, umunsi uwo twita nyakabyizi. Ubwo ni ukuvuga ngo idenariyo 100 zanganaga n'imibyizi 100. Arasohoka ageze hanze ngo abona mugenzi we yahaye itaranto 100. Ataho mvuye sha, Bibiliya avuga ngo ahita amufata aramusumira, ngo aramuniga, aramubwira ngo ndakurekura ari uko uyazanye, uyambaye ngo ifuro rirasa. Ariko igitangaza kiragwira, ngo aramuniga, arangije ngo amuhereza abasirikare bamuta muri gereza, kugeza ubwo yavuyemo ari uko yishyuye. Abagaragu bagenzi be babonye bakorerwa audite n'imbabazi yagiriwe, birabababaza. Babakozi ngo bariruka bajya kubwira shebuja, bambwe ati waruhiye ubusa. Wa mugabo avuye imbere yawe, umaze kumubabarira, umaze kumuharira, igihombo cyose ugikuyeho, asanga umuntu muri itarando 100, ahita amusumira, aramuniga, none ari muri gereza amerewe nabi. Bati cyo idenariyo 10,000 arizo dolari 100, 10,000 ni taranto 100 bihuriye he? Igihembo cy'iminsi 15 n'imibyizi 100 bihuriye hehe? Ati mugende mumufate, mumuzanire. Baramufata, amuhapo abasirikare ngo baramuboha, bamuta muri gereza, baramubwira ngo uzavamo ari uko uyazanye. Haleluya. Murongo wa 35 wavuze ngo na data wo mu ijuru niko azabagira namwe abanga kubabarira abandi, abateje igihombo mugahindukira mumaze kubabarirwa cya gihombo mukaniga bababereye mu umwenda, namwe niko so wo mu ijuru azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so kandi mubikuye ku mutima. Imana tubabarire. Kuzirikana ko hari igihombo twateje Imana, kandi icyo gihombo twateje Imana kiri kugira n'ingaruka ku bantu, ku miryango yacu, aho dutuye no ku gihugu cyacu, kuko tudakora ibyo tugomba gukora, tudakora iby'Imana yashatse ko dukora, ari nabyo byatumye igenda itugirira neza bugacya bukira. Hari urubanza rero, kugira rero ngo ukire urwo rubanza, banza uzirikane igihombo wateje, igihombo cy'igihe Imana yagutanzeho, igihombo cy'imbaraga nyinshi Imana yagutanzeho, igihombo cy'umutungo Imana yagutanze. Ubizirikane, ubuye ngo Mana ndabyibutse none ndagarutse. Ntabwo Imana yakwishyuza ngo ubone icyo wishyura, ariko Imana irakubwira ngo nawe banza utekereze inyuma yawe,
ubanze ubabarire mwene so uko urimo umwenda, wibuka ko nawe wari ufite umwenda urawubabarirwa. Mu gusoza ndagira ngo nkubwire ngo iby'Imana igukorera no kugira ngo nawe bikorera abandi, niwo mwenda Imana irimo kukwishyuza uyu munsi wa none. Ese iby'Imana yankoreye nanjye mbikorera abandi? Niba Imana yaraguhaye etaje, zirikana ko hari n'abadafite nyakatsi. Ntabwo Imana igusaba ngo wubakire mugenzi wawe etaje, ariko nawe gira icyo ukora cyerekana ngo urazirikana ineza y'Imana. Imana ikubabarire utari kumenya igihombo wateje, kandi Imana ikugiriye neza nawe ufashe umwanzuro wo guhindura, kuko usanze warateje igihombo, waribeshye, wariyobagije. Ntabwo ari ku bwawe, ni ku bw'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo Imana izatanga ingabo nyinshi ku bwawe kugira ngo ikugirire neza, kugira ngo igutabare, ikugeza aho igomba kuhagera. Ariko zirikana ngo nanjye aho Imana yankuye, uko Imana yangiriye neza nanjye nzagirira abandi neza. Nimutababarira abandi, na so mu ijuru ntazababarira. Nimutagirira neza abandi, namwe so mu ijuru niko azabagenza nk'uko uyu mugaragu yagenzwe, kuko yanze kubabarirwa. Yababariwe umwenda munini, ariko ubusa bw'ubusa abaribwa nigira shebuja. Umugaragu mugenzi we wari umuri mu mwenda, shebuja biramurakaza. Hari ibintu biri kubabaza Imana, hari ibintu biri kubabaza. Nibyo tugenda tugirira abandi, nibyo tugenda dukorera abandi, ariko ntituzirikane ineza y'Imana kuri twebwe. Tugiye gusenga, ca bugufi tugusengere. Niba umaze kwemera icyo gihombo, ukamenya ko koko wahombeje Imana kandi ukemera icyo gihombo, ufata umwanzuro uvuga ati nanjye kuko Imana yangiriye neza, nanjye ngiye kugirira neza abandi. Ntabwo Imana uzayibona, ahubwo Imana iri muri mugenzi wawe, uwo muturanyi wawe, uwo muhurirana mu nzira nawe akagutegera amaboko. Ntiwirengagize ko nawe nubwo utageze kuri urwo rwego rwo gutega amaboko, ariko mu mutima wawe warabizirikanaga ati yaba nari mpuye n'umuntu ngirira neza, cyangwa nkabona umuntu wataye igiceri cya 5, nibura nkareba ko nasamura agatima nkakigura shikirete. Ibyo ntubure gutekereza ko ibyo utabitekereje mu mutima wawe. Imana yagendeye kuri uku gutekereza no kwifuza kwawe kugirira neza, kugira ngo nawe ujye uzirikana iyo neza yawe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo namwe nimutababarira abandi, niko na so mu ijuru atazababarira. Imana idufashe kuzirikana igihombo twateje Imana, kandi icyo gihombo kikaba kiri kutugiraho ingaruka. Niba twemera ko twateje igihombo, nitugarukira aho tugejeje, twongere duhindukire. Imana iratubabarira kandi dukora icyo ijambo ry'Imana ridutegeka. Imana iguha umugisha wowe wumvise iri jambo, kandi Imana ikomeze kukugenderera kugira ngo ubashishwe gukora byose bikwiriye, kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana guhore kuri wowe. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu, amena. Mana turagushimiye kubwira ijambo, umugisha buri wese waryumvise, umugisha buri wese uriciriye bugufi, kandi urikomeze mu mitima yacu. Kandi Mana dukomeze kwitoza kugira neza, twitura ineza watugiriye. Icyaduha uruzabibu rwacu ndirusenywe, twaba tugize akaga, twaba tugize ishyano, dukomereze muri wowe. Turagarutse nawe tugarukire. Turagushimira kuri umunyambabazi zitarangira, kubw'izina ryawe ryera Yesu urakoze, amen.